Hello guys, navuga ngo ejo bundi naberetse uburyo application y'ubuntu uburyo ikora. Uyu munsi rero ntabwo ngiye kubereka n'ubundi application akoresha internet ku buntu, ahubwo ngiye kubereka uburyo umuntu ashobora gukorera amafaranga kuri WhatsApp, kuri za status ugenda ukaploadingaho, noneho za status zawe zikarebwa. Ushobora kuba zirebwa ariko utazibyaza iki umusaruro. Njya kukwereka rero uburyo wakoresha kugira ngo WhatsApp yawe utangire ibyaza umusaruro guhera uyu munsi, nk'uko ukoresha izindi mbuga nkoranyambaga ugakurikirwa ugahemba, na WhatsApp nayo burya niko bimeze. Rero nta kindi kintu tugiye gukora, tugiye gukoresha WhatsApp turebe uburyo dushobora kuba twabona amafaranga, kandi dukoresha WhatsApp yacu tukabona ubwishyu ku bintu byose twamaze uploadinga kuri video zacu, cyangwa se ku mafoto cyangwa ku bindi bintu. Bwa mbere na mbere rero ubwo turaza kwifashisha ni WhatsApp yacu nyine nk'uko mubibona, nta rundi rubuga turi bukoreshe WhatsApp. Ubwo niyo tugiye gufungura. Nimara gufungura WhatsApp nta kindi turi buzeho, turaza hano kuri status. Urabona ko ngewe hano muri status zanjye nyine hano hari abantu benshi bagiye batandukanye, urabona hari, ariko ngiye ikintu turi bwibandeho cyane nge ni status zanjye. Ubwo uraza nyine ufungure hano kuri status zawe. Hari abantu batazi no ushobora gusanga na status zabo batazi n'uburyo bazikoresha. Ubwo nta kindi uri bukore, uraza ufungure stati zawe. Urabona no munsi ngiye yo na uploadinze imaze kurebwa n'umuntu umwe. Hano nubireba, hano mfite views imwe yonyine gusa, ayindi views mfite, ariko iyi views ibitsa amafaranga. No kuvuga ngo rero ikintu ngiye gukora, tugiye kuyiboostinga. Ndabona ko urabanza urebe WhatsApp yawe, niba WhatsApp yawe urabanza umenye ngo ese kano kantu ihangane, banza urebe kuri WhatsApp yawe ko ifite muri no jambo boost. Ihangane, reba ko ifite muri no jambo rya boost kano kari hano. Numara kubona ko karimo, ni ukuvuga ngo niko kari buze kugufasha kuba wabona amafaranga. Iyi boost rero nkuko ndi kubibabwira, iyi boost irimo hano muri runo ruziga, iyi ngiyi ni ukuvuga ngo niyo iri buze kumfasha guhindura views zanjye mu buryo bw'amafaranga. Niba WhatsApp yawe kino kintu itagifite, uraza kunyandikira muri comment ubwire ukuntu bayishyiramo. Noneho rero ubwo tugiye kuboostinga amafaranga, ndaza nkore boost, ni views mfite. Ni ukuvuga ngo nibwo ngiye gutangira. Dore ngaka hano, rebamo hano control my ads asoma rino jambo rino riri hano. Abona ko biri kwerekana ko ari mu buryo bw'iki bw'amafaranga, no birebamo hano. Noneho rero ngiye gutangira mpindure nyine ku buryo nyakoramo amafaranga. Ira views imwe ngiye kuyibyaza amafaranga. Reka dutangire. Nge n'ubundi nsanzwe mbikoresha, ni ukuvuga ngo ni application irimo. Nawe niba ntayo ufite, ubwo uraza kumbwira dutangirane. Dore hano ubwo urabona ko haje ya stati nyine nashyizemo hakurya hariya. Ndakeka mwese murabibona. Ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kuboostinga ku buryo iba iy'amafaranga. Turakora next. Location, set location, nge ndi mu Rwanda, ubwo biraterwa naho uri, ntabwo nza hariho. ADC ni ukuva ku myaka 18 kugera kuri 65. Ubu wemerewe gukoresha iyo nuze gusa. Igitsina ushyiramo igitsina cyawe, niba uri umugore urashyiramo female, niba uri umugabo ni male. Ngero ndi male, niyo mpamvu mubona hano nashyizemo ijambo male. Ikintu rero turi bukore, turuzuza hano, dukomeze continue. Ariko gato yadusubiye inyuma, hano uri kwabona ko hari expected views, cyangwa se account ya views yanjye yuzuye. Ya expected account views nizuzuye nyine, nizo maze kugira 80,800, ibihumbi 80,800.
nibyo maze kugira bitewe na ntuze ngiye gutangira gusa, ariko intego mfite ni 25,000 n'ibice 500. ubwo no kuvuga ngo niyo ntego mfite. ubwo kubera ko ntaruzuza ntabwo nemerewe kubikuza, maze kugira amafaranga ngahe rero. Next dore hano hari payment nemerewe buri munsi, ni ukuvuga ngo per day, buri munsi cyangwa mu minsi 3 ushobora kwemeza $1 cyangwa se $13 cyangwa amadolari ushaka, ariko ngewe ubwanjye ni set your own, nyine ayo ushaka ubundi niyo ushyiramo. gusa ubwo ndemeza $1 kuko niryo ndi bukorere buri munsi, bihuje na views 20,000. noneho ubwo ugomba kubigira byibuze mu minsi itarenze ingahe 3. ubwo turaza gukora nyine, urabona ubwo murabirebamo hano muri kano kaziga kano kari hano, urabona ko mfitemo, ubwo nshyize ku munsi nyine $1, ariko ni mu minsi 3 byibuze. Turakomeza next. ubwo urabona ko ni previous kuri ya, ndacyari kuri ya ntuze, kuri ya status yanjye ngiyi hano, ndakeka mwese murayireba, ni Egide Tech nyine, no kuvanga iyi ni email yanjye. ubwo nawe ni umara kubikreya biraza kuri email yawe. ubwo noneho mu gice cya mbere nkuko nabibabwiye, twarebye uburyo bakereya ino WhatsApp, ukuntu bayikereya ku buryo iba iy'amafaranga nk'uko hano mubireba, buri munsi ni $1 nk'uko ari amaze kubyemeza. noneho ni main, ubwo ni age, ni ukuva ku myaka 18 gukomeza kuri 65, nkaba ngende state yanjye ari mu Rwanda nk'uko mubireba. ubwo rero ibyo namaze kwemeza byo namaze kubihitamo, ni next. biraterwaye n'intego wihereza, iyo uri bwihereze ni iyo ngiyo payment method. hano rero tugeze kuri payment method, ubwo ndi kugenda nyine, ubwo ni ukuvuga ngo ni mu buryo ngomba kwishyurwamo. ngiye ni ukuvuga total budget ni $3. Save store secure, create address, uburyo ngomba kwishyurwamo. Never be changed more, please cancel your address anytime, payment are saved and straight. ubwo bagiye kunyereka nyine ibyo natangiye nyine, add payment method, uburyo bwo kwishyurwa, bwo kwishyura ngomba kwishyurwamo, nyine uburyo ngomba kwishyurwamo. biraterwa rero n'uburyo ukoresha. murihangana connection zanjye ziri kugenda gakeya, ariko nongera kwibutsa abantu mwese gukora subscribers, like ndetse na share. wowe ubirebeye kuri TikTok nta kindi usabwa uretse gukora aho ngaho hejuru ku gatima, hanyuma ugakora naho ngaho ku gasaraba, kugira ngo ujye ubona buri kintu cyanjye cyose nshyizeho buri munsi. nanjye nta kindi ndibuze kugukorera, ndaza kugukoreraho, hanyuma nanjye nkubere nanjye ntangire ngo flowing, tujye tubana 5 ku kandi, ikintu cyanjye cyose ujye ugikurikirana neza umurongo ku wundi. murihanganira connection zanjye ziri kugenda gahoro. uyu munsi hano nakoreye ntabwo yaho nari nsanzwe nkorera, ariko ndakeka biraza ko bigenda kose, connection ziraza. kabampereza uburyo, ubwo ndagiye guhitamo nyine uburyo ngomba kwishyurwa. reba ziri kujya kera, mwihangane, ibintu byose nyine biba bisaba kwihangana. Nigihe connection zo ntabwo tuvukana ntabwo tuvukana. ikindi kandi could not load payment information, barambwiye nongere ngerageze nyine kunyereka ko connection ntazo. dukomeze banza bishobora noneho kuba bikunze. WhatsApp tujye tuzibyaza umusaruro, imbuga zose dukoresha tuzibyaze umusaruro. hano rero bagiye kunyaka uburyo bwo kwishyurwa cyangwa se bwo kwishyuriraho. njye nyine nkuko mubibona hano ni amanyarwanda, ariko ari mu buryo bw'iki bw'amadolari. hano rero hano ubwo mpitamo uburyo ngomba kwishyurirwa, location ni Kigali Rwanda nkuko muri kugenda mubireba hano. ubwo ibi byose mureba ubyuzuza muri cya gihe uri gukora ntuze app yawe, cyangwa se uri gukora ino edit yawe. hano rero hari uburyo nge nemerewe kwishyurwamo, kubera ko rero intego yanjye ntarayigira, no kuvana inkanda hano next barahita bambaza aho nkwiriye kwishyurirwa. ubwo tayari hano ndemezamo ikarita yanjye nyine nkuko hano mubireba, nta kindi nkora. hano ndashyiramo buri kimwe cyose nsabwa, hano wuzuzamo
ikarita y'ibyo ikarita ukoresha. Ushobora kuba ukoresha Visa, ushobora kuba ukoresha PayPal, ushobora kuba ukoresha Amex, nk'uko zino karita zose uri kuzireba hano hejuru. Ubwo biraterwa rero n'ikarita ushaka cyangwa se ikarita ukoresha. Aha rero ni ukuvuga ngo bakwishyura ukurikije ikarita ukoresha iyo ariyo. Njye rero nk'uko nabibabwiye, ubwo ni ukuvuga ngo hano ni ukuzuzamo ibisabwa bya byose, narangiza ngatangira nkishyurwa ya madolari namara kugera kuri wa munsi. Ndibutsa gukora like, share ndetse ugatanga na comment niba utarabonye iya mbere, hanyuma nkagufasha kugira ngo ubone iya. Tujye tubyaza umusaruro ibyo dukora ndetse mu buryo bwumvikana. Murakoze, Imana ibarinde, nawe utaha. Ciao ciao.